Yes, yes, sir. Umeze bite? Fresh bro. Ndabona wambaye neza, umeze fresh byatari. Thank you, brother. Turi hano kuri Kivu Intare Arena. Yeah. Tuje muri Rubavu Music Award. Yeah. Bamwe mu bahanzi bakuze cyane. Yes, Mu makuru ndi yes. kugenda ufata hari abantu barimo kuvuga ko uri umwe mu bantu bari guhabwa amahirwe y'ibikorwa umaze imyaka myinshi ukora. Yeah. Album nayo uheruka gushyira hanze. Press conference wakoze ari ubwa mbere. Wagiye ukora ibintu bitagiye biba hano. So bakaba ariyo mpamvu bagenda bashingira bavuga ati reka rwose ni umwe mu bahanzi bamerita award y'umuhanzi w'umwaka cyangwa se umuhanzi wa R&B w'umwaka mu mujyi wa Gisenyi. Urabivuga iki? Yeah. Ntabwo bibeshye. Iyo byomaze igihe imyaka 10 urumva ni imyaka myinshi. Yeah. So iki cyari igikorwa cyiza kije cyunganira ibindi byari bisanzwe bikorwa bya Bavuga Iside n'abandi, ariko ubu ngubu ni impamvu akarere yumva ni big, ibyo biri big, bijyamo imbaraga z'abantu badanje. Yumva iyi award yumva ni mu myaka 3 babaze abantu bamaze imyaka 3 bakora. Yakanze ko nanjye ntago nabatengushye, mfitemo album 3, mfitemo EP, ibintu byinshi cyane. Yeah. Come on, take